Hano mfite umuceri napimye igikombe kimwe, ni wa muceri mugufiya w'impeke ntoya, ngiye kubereka uburyo wawuteka ntuteme cyangwa se ngo ushirire. Wa mbere urabanza ukawuronga, kino gikombe kingana n'inusu, urabanza ukawuronga nibuze nk'inshuro ebyiri cyangwa inshuro eshatu. Impamvu uba ugomba kubanza kuwuronga, uba ugomba kugabanyamo amafufu, amafufu aba ari mu muceri. Umuceri nawo ubamo amafufu, ni byiza rero kubanza ukawuronga, nibuze ukawuronga nk'inshuro zigera kuri ebyiri. Ikindi kandi impamvu tugomba kuwuronga, tugomba kuwukuramo imyanda, uba ugomba kugira amakenga, ibintu byose uba ugomba kubironga, kubera ko ntabwo biba bifite isuku ihagije. Uburyo watekamo cyangwa se watogosamo uno muceri w'impeke ntoya cyangwa ngufiya bitandukanye n'uko wateka wa muceri w'impeke ndende, kandi bitandukanye n'uko wateka wa muceri uba ujya gusa na brown, wa muceri w'Abahinde. Uyu munsi rero nabahitiyemo kubereka uko bateka uyu w'impeke ntoya. Maze kuronga wa muceri rero ngiye gupima amazi, ndapima ibikombe 2 n'agace, ubwo ni ibikombe 2 na 1/4 cy'igikombe kimwe, bya cya gikombe n'ubundi nakoresheje cy'umuceri. Ni ibikombe 2 na 1/4 cy'igikombe kimwe. Iyo ugiye gutogosa umuceri rero, umuceri uwo ari we wose, uba ugomba kureba no ku isafuriya cyangwa se ikintu ugiye gutekamo. Iyo ari nka za safuriya ziba zorohereye cyane, uko wabigenza kose umuceri urashirira, usanga washiririye mbere y'uko ushya. Ni byiza rero yuko uteka muri za safuriya zisa n'izikomeye. Aha ngaha rero muri ya mazi nayacaniranye n'umunyu, nashyizemo akunyu gakeya. Noneho amazi yacu yamaze kubira, ngiye guhita nshyiramo wa muceri. Iyo umaze gushyiramo umuceri ucana ku muriro mwinshi. Ucana ku muriro mwinshi, kwa kundi umuceri ugenda ubira, hari ukuntu ubona usa n'uwenda gukama, uhita ugabanya umuriro cyane, ugahita uwushyira ku kariro gakeya, ka kariro ka nyuma. Ka kariro ka nyuma warangiza ugapfundikira, ugategereza ko umuceri wawe ushya. Aha ngaha ndi kugaragura ni kwa kundi uba wumva umuceri uba utangiye gufata. Hari igihe wenda uba wawushyizemo ntuhite ukwira impande zose, ni byiza ko ucishamo akamamiro. Hano noneho nshyizemo utuvuta dukeya, ushatse washyiramo utuvuta duke nk'akayiko kamwe cyangwa se ukayihorera, byaterwa n'umuceri ukunda. Aha ngaha rero murabona ko umuceri wacu watangiye kubira, urimo urazamuka, urimo uragenda ubira. Aha ngaha ndacyacanye kuri wa muriro mwinshi. Hano rero iyo umuceri utangiye kubira urapfundikira, ariko ntupfundikire ngo unweze, usiga akanya gatoya kugira ngo n'ubundi wa muceri utaza kuzamuka ukajya ugahirika umupfundikizo. Murabona noneho aha ngaha umuceri urasa n'uri kugenda ukama, uri kubona ko uri gusa n'uri kugenda ukama. Aha ngaha noneho rero niho ngiye kugabanya umuriro, nkahita nywushyira ku gapuwe ka nyuma. Nindangiza noneho nywupfundikire, ntegereze ko uza gushya. Umuceri wahiye, iminota nakoresheje nayibaze nyitangira gushyiramo umuceri kurinda kugeza aha ngaha wahiye, nakoresheje iminota 16. Iminota 16 niyo byatwaye kugira ngo uyu muceri ube wahiye. Murabona ko utigeze ufatana, no mo hasi ntabwo wigeze ushirira. Ndizera rero ko mwakurikiye kandi mwakunze uburyo naberetse uko ngewe nywutegura, uku niko ngewe nteka uno muceri mugufiya. Tuzasubire ubutaha, bye.